Nongeye kuguha ikaze inshuti we mukunzi w'ibiganiro bya Rwanda Star TV, ibiganiro bitandukanye byerekeye ku buzima tugenda tukugezaho. Uyu munsi rero ngufitiye ikindi kiganiro gishya, ngufitiye ikiganiro cyiza. Niba utarakanda subscribe nizere ko utagenda utabikoze, hanyuma nimba utarakanda kunzogera kugira ngo uko ngishyizeho ujye uhita ukibona, ubwo ngira ngo uri gucikanwa. Nimba rero unakunda byinshi tuba tukugezaho, ntugasiga udakoze like, hanyuma ugakora na share kugira ngo n'izindi nshuti zawe zigende zibibona. Uyu munsi Rwanda Star TV naguteguriye ibintu wakorera umukunzi wawe muri mu buriri bigatuma atazatekereza kuguca inyuma. Ngira ngo murabizi ko hanini abantu bakundana, by'umwihariko abashakanye, igikorwa cy'ingenzi kiba kibahuza no gutera akabariro. Ariko n'ubwo bireze no ku bantu bakundana bisanzwe batarubaka ingo, abenshi usigaye usanga bakunda gukora imibonano mpuzabitsina. Ntago mbibashishikarije kuko ntago mubyemerewe igihe mutararushinga, ariko kandi nimba mubikora nimwe mwabyihitiyemo n'umukunzi wawe, ntabwo navuga ko ari byo bibashishikarije, ariko sinabura kukubwira ko hari uburyo ushobora kumufasha kugira ngo atazaguca inyuma. Ubwo rero nimba mwarahisemo n'ubundi kujya muryamana mutarashakana, ni amahitamo yanyu. Rero ntabwo giye nagenda ntakubwiye ibyo wajya ukorera umukunzi wawe bigatuma atazaguca inyuma. By'umwihariko iki kiganiro kiri kureba abamaze kubaka ingo, abashakanye, ariko namwe mukundana nimba uzi ko mukora icyo gikorwa, ubwo nawe wumvireho. Gucana inyuma hagati rero y'abashakanye cyangwa se abakundana ni ibintu bikorwa cyane cyane iyo hari ibintu aba bombi badahurizaho cyangwa se batumvikanaho. Nubwo kandi nanone hari ababikora kubera kamere yabo, ukaba wajya guca umuntu inyuma mwashakanye cyangwa se mukundana kubera nyine ukuntu usanzwe uteye, kubera ko utazi kwifata. Abahanga rero n'abashakashatsi mu by'imibanire hagati y'abakundana bagaragaje ibintu bigera nko kuri 7 abashakanye cyangwa abakundana ariko bajya batera akabariro bashobora gukora bagakurikiza, ugasanga umwe muri bo ntamuciye inyuma, ugasanga mbese ni patana rugi, ugasanga nyine arumva nta kintu azajya kuvumba ahandi atakubonyeho kubera ukuntu mutwara. Ikintu cya mbere rero Rwanda Star TV igiye kukugezaho muri ibyo bintu ni uko ugomba kugaragariza umukunzi wawe ibyishimo kabone niyo waba ubabaye. Si byiza ko wakereka umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye kutameze neza mu gihe mugiye gutera akabariro. Nimba utigeze uhagarika iki gikorwa ngo umwereke ko utameze neza ntimwirirwe mukijyamo, ukamureka mukaba mugitangiye, ubwo nyine irekure, mbese wihagarareho. Nimba utanameze neza nyine pfira imbere, ugerageze wihangane, umureke mukora akabariro neza, bigende neza. Ntumwereke ko urakaye, ntumwereke ko utishimye, ntumwereke ko mu mubiri wumva bitameze neza. Nimba wamufunguriye amarembo yo gutera akabariro, mwemerere mubikore wishimye. Biba byiza iyo umugaragarije ko wishimye kuko bituma nawe akwisangamo cyane maze akirekura, igikorwa kikagenda neza. Ikindi kintu rero ugomba kubanza gushaka udukino dukurura ibyishimo mu kina mbere yo gutangira igikorwa. Ntabwo ari byiza ko usanga nk'umugore mu buriri cyangwa mu cyumba uhita umanura amakabutura cyangwa amakariso uhita urambika ku gitanda mujya mu gikorwa. Nawe mugore ntabwo ari byiza ko usanga umugabo aho uhita ufungura imikandara ugira gute. Hoya, banza umukinishe, mutangire mukina. Ushobora no kumusanga mu cyumba ukamuhobera, ugatangira umusoma, ushobora no kumukora ka massage ko mu bitugu. Mbese utuntu tw'udukino dushobora gufungura ubwonko kugira ngo ibyishimo bize, hanyuma mujye mwatangira gutekereza kuri iki gikorwa. Ni byiza ko abantu bagiye gutera akabariro babanza kuganira, ndetse bikagera naho bakina udukino tworoheje tubafasha kwibagirwa ibyo biriwemo, ndetse tukanabinjiza mu gikorwa nyine ku buryo bworoshye cyane. Ntuzatume umuntu umutera akabariro akiri gutekereza idosiye asize ku mashini ataruzuza, akiri gutekereza inkono yatetse kare igashirira, akiri gutekereza umwana urwaye. Oya, gerageza umukinishe abanze yinjire muri mudu y'ibyishimo. Ikintu cya gatatu ukwiye gukora kugira ngo igikorwa cy'akabariro kigende neza, umugore cyangwa umugabo ntazaguca inyuma ukundi, ni ukwirinda gutekereza ko umukunzi wawe ugomba kumukorera ibimeze kimwe neza n'ibyo usanzwe umukorera. Oya, ubusanzwe no mu buzima busanzwe hakenerwa udushya mu buzima, hakenerwa innovation, impinduka. Irinde kuvuga ngo ejo ko namukoze gutya hanyuma akishima,
ejo ko nashyize muri no position akishima, ejo ko nabigenze gutya cyangwa namuteguye gutya akishima, waba ari byo nongera gukora. Oya, wenda byifashije ariko ujye unahora utekereza udushya mu buzima, mu gikorwa cy'akabariro. Iyo umukunzi wabonye uhora umukorera ibintu bimwe gusa mu gihe cyo gutera akabariro, agera igihe akabyinubira, agashaka ko wamuhindurira uburyo mubikoramo. Ni byiza rero kumenya uburyo bunyuranye bwo kwitwaramo mu gihe urimo gutera akabariro n'umukunzi wawe. Hanyuma uzanirinde gutekereza ko ibyo wakoreraga umukunzi wawe, ndavuga wa wundi wa mbere, ari byo uzakorera uyu nguyu wenda muri kumwe uyu munsi. Ndi kubivuga nyine nk'aka kanya cyangwa se nk'ubu ngubu uri kubyumva. Birashoboka ko wigeze umukunzi runaka mukaba mwaratandukanye ariko ufite undi. Wa wundi byamushimishaga hari ubwo atari byo bizashimisha uwo muri kumwe uyu munsi, kuko buri wese ubundi nzagenda mbibabwira cyane, ariko buriya mu gikorwa cyo gutera akabariro buri wese agira ahamushimisha kurenza ahandi. Buri wese agira, nimba nabyita iki se, iyengusho, ahantu mukora neza kumva ibye bigenze neza, akumva ubuzima nubwo biraryoshye bimeze neza. Rero ntuzibwire kuko washimishaga wa mukunzi muherukana ariko uzashimisha uwo muri kumwe uyu munsi. Buri wese agira ukwe yumva ibintu, buri wese agira ahe hamushimisha. Abantu rero nanone wibuke ko bakunda bitandukanye kandi bakananyurwa mu buryo butandukanye. Gutekereza ko ibyashimishaga umukunzi wawe wa mbere ari byo byashimisha uwamukurikiye ntabwo ari byo. Ugomba gukora uko ushoboye, ahubwo ukamwiga bushya, ukamenya ibimushimisha. Birashoboka ko hari ibyo azahurizaho na wa wundi mwatandukanye, ariko biranashoboka ko azaba ari we wihariye. Mwige rero umenye icyo kumukorera kimushimisha, utagendeye ku byo wakoreraga wa wundi wagiye. Ikindi kintu ni icya gatanu mu bintu 7 nateguye kukubwira, nuko uzirinda kugira undi muntu uza mu ntekerezo zawe mu gihe urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wawe. Si byiza ko watekereza undi muntu mu gihe uri gutera akabariro n'umukunzi wawe, cyane cyane iyo mwigeze gukundana, kuko bituma utiyumva mu gikorwa urimo gukora, bityo ukaba wanabikora bitagufasheho, nawe ntanyurwe. Nyine urabyumva, nimba urangaye ashobora no kutanyurwa kubera ukuntu wabigenje. Nimba uri gutera akabariro, ni igikorwa ugomba kwerekezaho umutima kugira ngo ari wowe unyurwe ndetse n'uri kubikorera anyurwe. Ntuzahite utekereza ku muntu runaka mwiriwe mutongana, ntuzahite mu gihe uri gutera akabariro ukurura imibereho wabanyemo na wa mukunzi wagiye. Oya, ni byiza ko rwose wirekurira icyo gikorwa ukakerekezaho umutima, ugaha umwanya wo muri kugikorana, kuko burya ni igikorwa cy'ingenzi kandi burya ni igikorwa buri wese aba agomba kungukiramo. Ari umugabo, ari umugore, cyangwa se umukobwa cyangwa ari umuhungu, mwese muba mukeneye kungukira muri kiriya gikorwa. Nta bundi buryo ni ukugera ku ndunduro y'ibyishimo byanyu. Iyo ugiye kwirangarira ukokipa mayindi, ubwonko, ibitekerezo ukabishyira kure, ntabwo igikorwa kigenda neza. Hanyuma ikindi kintu ni ukumenya ko ku munwa atariho basomana gusa mu gihe uri gutera akabariro n'umukunzi wawe. Burya gusomana ni kimwe mu bikorwa byiza iyo uri kwitegura akabariro, ni kimwe mu bikorwa bikwinjiza muri mudu yo gutera akabariro. Hanyuma rero mu gusomana burya hari abantu bibanda ku munwa gusa, ugasanga murasomana ku minwa, ku rurimi, ibiki, ariko burya nimba uri gusomana n'umukunzi wawe, hindura uburyo bwo kumusoma, usome n'ahandi, nko mu kiganza, ku ntoki, ukagenda uzisoma buke bukeya. Hanyuma ariko uzarebe n'uburyo ushobora wenda kwimuka, ukaba wagenda umanura umunwa buke buke witonze, ukamusoma mu gituza. Ku gitsina gore ukaba wamanuka rwose hagati y'amabere umutubizu hafi yaho ku mukondo. Ku gitsina gabo naho birashoboka ugenda umusoma no ku matama, ku misaya, mu bitugu hose, mbese ukamwereka ko umwishimiye. Ntabwo gusomana biba ku munwa gusa. Hariya rero iyo uri kumusoma no mu bindi bice by'umubiri, ugenda rwose umuha utubizu ku matama, ku nda, mu mugongo n'ahandi hantu, mbese bisa nk'aho ari ukumwinjiza mu bukirigitwa, ariko atari ubukirigitwa nyirizina, ahubwo ari ubukirigitwa ubushagarira niko navuga, kugira ngo yiyumvemo cya gikorwa, akiryoherwe, yiyumvemo rwose ko igikorwa ari cyiza. Burya biramufasha cyane, bigatuma igikorwa kimugendekera neza, ndetse no kumutegura burya biba byagenze neza, bituma agera ku ndunduro mu buryo butagoranye. Ibi rero urabyumva, umugore, umukobwa, umugabo, umusore washimishije utya mu gutera akabariro aba yumva nyine anyuzwe, ntagatekereza kujya n'ahandi. Hanyuma ikintu cya nyuma, ikintu cya 7 uzibandaho, uzitwararika igihe uri gutera akabariro n'umukunzi wawe,
kugira ngo atazanaguca inyuma bikamuzinura kuguca inyuma, ni ukumenya ko gukora imibonano atari ibintu bihubukirwa ahubwo bibanza gutegurwa. Ntabwo gukora imibonano ari ukubyuka ngo wicare muri salo ukora ibyawe hanyuma niwumva ugize ubushake uhita uvuga ngo reka musanga hari tayari imiti muterura duhite tubigira gutya. Oya, iki ni igikorwa ubanza kwitegura bihagije mbere yo gutangira igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wawe. Iyo mubanje gutegura igikorwa bifasha kugikora mutuje mwese maze mukabyiyumvamo. Ntabwo uzaba wicaye ku mashini uri kugira utwo wandika ngo wenda ukubitane n'akantu gatuma wumva ugize ubushake ngo uvuge ngo ndahita nsanga umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye hariya mite mubwira ngo tega. Oya, ni ibintu utekerezaho, byaba byiza ukanateguza uwo ushaka ko mugikorana, hanyuma namwe ubwanyu muri kumwe mukabanza mukitegura mugafata akanya gahagije mukabitegura apana guhita mubihubukira. Iyo rero mwabiteguye buri wese agera ku ndunduro y'ibyishimo bye akumva aranyuzwe ndetse akumva ibyiza abonera aho ngaho nta handi yajya kubishakira. Nimba aka gakuru ugakunze, nimba kagufashije, nimba hari icyo kakunguye, kanda like, kanda share kugira ngo usangize inshuti zawe nazo zimenye ibyiza wabatanze. Hanyuma nizere ko inkunga yawe yo gukanda subscribe yo utagenda utayitanze, kandi ndabizi neza ko mudushyigikira Rwanda Star TV tuzajya tugenda tubagezaho n'ibindi biganiro byiza kandi bitandukanye. Ciao.